Haleluya, haleluya. Yesu Kristo ashimwe cyane, ndabasoje mu izina rya Yesu Kristo. Abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, Imana ishimwe. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, uyu munsi ni umunsi w'umunezero, uyu munsi ni umunsi twongeye gutekereza ku rukundo rw'Imana. Muri iki gitondo tubyukiye imbere y'Imana, iduhaye umunsi w'umugisha, umunsi wo gushyirwa hejuru n'Imana, umunsi wo kutunezerezamo. Imana ishimwe kubw'urukundo rw'Imana ruhebuje cyane. Imana ihabwa icyubahiro, tubanje Imana hose muri byose. Ndagushuje mwene data wowe tubana mu mwanya wa niba ture, aho uherereye hose, abakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, inshuti zanjye z'umwihariko, Yesu Kristo nashimwe. Imana ishimwe cyane cyane, Imana ibahe umugisha, Imana ibarebe neza, Imana ibanezeze. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose, tubanje Imana ifite imbaraga, tubanze Imana y'inyabushobozi, dushimiye Imana yaturinze iminsi itambutse yose, dushimiye intwari ku rugamba. Imana ishimwe, Imana izinze ijoro ikazingura aya manywa, Imana ihabwa icyubahiro. Tubanje Imana hose muri byose, tuyibanje ku bacu no ku byacu. Tubanje Imana muri iyi weekend tugiye kujyamo, Imana izabane natwe. Tubanje Imana, Imana nishimwe. Dushimiye Imana yaturinze mu minsi itambutse, dushimiye Imana iturinze muri iri joro ritambutse. Imana ishimwe. Mwene data, zamura amashimwe mu mutima wawe, zamura amashimwe y'Imana yakoze, zamura amashimwe y'Imana iteganya kugukorera, nabyo ujye uyishimira, uyibwire ngo Mana ndagushimira kubw'imigambi myiza umfiteho. Imana nishimwe. Twari tubyukiye mu bihe byiza byo gusenga Imana tuyishimira, ariko muri iki gitondo dukomeje kuba muri teme yacu igira iti urukundo rw'Imana ruhebuje byose kuba ingenzi. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Reka dusome igitabo ijambo ry'Imana. Turasoma urwandiko Pawulo yandikiye itorero ry'Abaroma. Turasoma ibice 8 umurongo wa 35. Imana ishimwe cyane. Twihuse dusome. Ninde wadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Imana ishimwe. Iki gitondo ndakubajije ngo ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni iki cyatuma uva mu byiringirwa? Ni iki cyatuma ugera mu gikombe shidikanya Mana? Uyu munsi ukaba uri kuvuga ngo byaratinze, ukaba uri kuvuga ngo ahari ya Mana ntibaho wizeye. Ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ese ni iki gifite imbaraga zirenze iz'Imana? Ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni iki gifite ubushobozi n'ubuhanga byaguha umwuka uhumeka? Ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni iki cyagutandukanya n'urukundo rw'Imana yakwihanganiye muri cya cyaha wari urimo cya gihe ikagukuramo neza? Uyu munsi ikaba yari yaguhaye agakiza, wari ufite amahoro yo mu mutima. Reka mbabwire, ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ndashaka nkwibarize muri iki gitondo, ni iki kigiye kugutandukanya n'urukundo rw'Imana? Ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni igiki? Ni igiki? Ni iki waha agaciro kigatuma uva mu kw'Imana? Ni iki waha agaciro kigatuma urambika agakiza? Ni iki waha agaciro kigatuma usubira kuramya ibigirwamana? Ni iki waha agaciro kigatuma wiyambura ubwiza bw'Imana ukongera ugasubira kuba bihehe, ukongera ugasubira mu busambanyi, ukongera ugasubira mu businzi, ukongera ugasubira mu kubeshya, ukongera ugasubira mu nsangano? Ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ikintu kizakubwira yuko ufite urukundo rwa Kristo muri wowe, ikintu cya mbere gikomeye cyane utazi n'abantu bakureba ntibahite bakibona, ni ukuzura amahoro yo mu mutima. Kuko muririmbyi yaravuze ngo ubwo umwami Imana nkunda nda amahoro, ubwo Yesu nkunda nda amahoro, ubwo Yesu nkunda nda amahoro, amahoro yo mu mutima. Ese ni iki kintu kigiye kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo ukaba ugiye kongera gusubira kubura amahoro yo mu mutima?
ukaba ugiye gusubira muri izo nzangano, kuko niba ufite urwango mu mutima wawe nta mahoro mu mutima uba ufite, niwaba wuzuye ishyari nta mahoro mu mutima uba ufite, kuko uba wicara uvuga ngo uriya ntibimubereye, uriya yataba, uriya yagira, mbese wirirwa uvuza induru mu mutima wawe. Ariko ijambo rya nibature muri iki gitondo rirakubajije, ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ni ubuzima uhagazemo koko bugiye gutuma ureka urukundo rw'Imana ugasubira igehino, ugasubira gukora, ukajya mu nzira zijya igehinomu? Ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ijambo rirakubajije noneho, rigiye rikubaza ibi bikurikira: mbese ni amakuba? Ikintu kigiye kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo ni amakuba urimo? Ni ayo makuba urimo? Oya, ntibikabe. Ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Ese ni ibyago wagize? Oya, ntibikabe. Ndagira ngo ubwire yuko ikigeragezo cyose ntabwo ari wowe gitangiriyeho, nta nubwo ari wowe kizarangiraho. Ibigeragezo ni rusange, ahubwo iyo wakandagiye mu kigeragezo, iyo wakandagiye mu kibazo kirakubabaza, ariko ibanga ni ukwihangana, kuko nta cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Ibyo byose Imana bikubaho ibi bireba. Imana ishimwe. Ese ni amakuba? Ese ni ibyago? Nibyo bigiye kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo, cyangwa ni ukurengana? Uri kurengana rwose, uri kurenganywa, ariko Imana iri kubireba, ngo ijisho ry'Uwiteka rihora ku bayishaka bose ngo ibagirire neza. Ntabwo warusha Yobu ukuntu yasabirizwejwe na Satani, ariko Uwiteka Imana ijoro rimwe, igitondo kimwe iritanumurura ngo imuhereza ibikubye kabiri ibyo Satani yari yagiye yica akuraho. Ndagira ngo nkubwire rero, nubwo uri kurengana nukomere, ijisho ry'Uwiteka riri kuri wowe kandi irakugira neza rwose. Ni ukuri cyangwa ni inzara? Ese ni uko ushonje? Ibyo ntibigatume ujya kwiba ngo utandukane n'urukundo rwa Kristo. Cyangwa ni ukwambara ubusa, cyangwa uri mu kaga, cyangwa ni inkota. Ni iki cyagutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Nta na kimwe, nta na kimwe. 37 ngoya, ahubwo muri ibyo byose turishurizwaho kunesha n'uwadukunze. Muri ibyo byose uzarushirizwaho kunesha na Yesu Kristo. Urukundo rwa Yesu Kristo ruzatuma akuneshereza. Hari imbaraga z'Imana zijya zururukira ku bayishaka bose ngo ibagirire neza. Hari imbaraga z'Imana zijya ziza zikakugota muri icyo kigeragezo. Hari ukuboko kw'Imana igirambura kukaguhagurutsa muri icyo kigeragezo, kukagutambutsa. Ntihagire rero ikintu na kimwe gishobora kugutandukanya n'urukundo rwa Kristo, kuko urukundo rw'Imana ruhebuje byose kuba ingenzi. Mwene data, urukundo rw'Imana nirwo rwonyine rutuma imbaraga z'Imana zururuka, Imana ikakurengera. Urukundo rwa Yesu Kristo ruhebuje byose kuba ingenzi. Shalom shalom. Bifurije weekend nziza. Imana izabane namwe, Imana izabanezeze. Shalom.